Jeremy ngiye rero hari ikintu nabwo nanone ndimo kuvuga nkavuga atari ko se ubundi mu by'ukuri ibintu ngenda abona bidasobanutse mu by'ukuri ndimo ndabona bidasobanutse ndimo ndabona nyine utapfa kumenya ngo meze bite ariko uvugize iryo jambo turwana n'abafite amaraso mubiri ntago turwana n'abagize gute yego niko bimeze mu by'ukuri nibyo narindi kukubwira urumva hano Pawulo yaravuze ngo abo dukirana nabo zaba afite umubiri n'amaraso yego niko Pawulo atubwiye bishatse kuvuga ngo no kurwana kwacu rero ntidukwiriye kurwana nk'abanyamubiri kuko ibyo turwana nabyo si umubiri yego niko Bibiri tubwiye noneho narindi kukubwira ngo wari wambajije ngo mbese abantu bambara imbaraga z'Imana gute nanjye icyo ndi gusobanura ni ijambo rivuga ngo izo mbaraga z'Imana ubundi zo ni izi kuko hari igihe tubwiriza ukabwira abantu ngo nimwambare imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana se barazikurahe umugabo bita Toma buriya Toma ngo yari umuntu ukunda kubaza utubazo twinshi umunsi umwe Yesu aravuga ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data ntamujyanye Toma aravuga ati mwigisha witubeshya kwa so ntabwo tuhazi twahamenya dute inzira twayibwirwa n'iki muri make bishatse kuvuga ngo Toma muri we nubwo bamubwiraga ngo inzira y'ubugingo ntabwo yumvaga iyo nzira iyo ariyo hari n'abo rero tubwira ngo mwambare imbaraga ntibumve izo mbaraga izo arizo baziga imbaraga ngo ni ukubwiriza ngo ni uguhanura ibyo nibyo bazi nk'imbaraga ariko si byo mbaraga komeza udusomera aho ngaho muri Bibiliya wumva imbaraga noneho Pawulo ari kuvuga izo arizo 13 waravuga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe urakoze dutware intwaro zose z'Imana ngo kandi impamvu yo kuzitwara ngo ni ukugira ngo tubashe gukomera ku munsi mubi none ko Bibiri tubwiye ngo ku munsi mubi ubwo ku munsi mubi ni ryari ku munsi mubi ni kuri wa munsi umurozi yaguhagurukiye ku munsi mubi ni kuri wa munsi wahuye n'abahanuzi bakuyobye burya naho ni ku munsi mubi ku munsi mubi ni cya gihe ibigeragezo byakubayeho byinshi ariko Bibiri iratubwiye ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara kuri uwo munsi mubi nyine buriya niba umuntu ari generali wowe ukaba uri umusirikari ayoboye generali akakubwira ngo Inosa cyangwa avuga ngo Jeremy cyangwa runaka ambara imbaraga cyangwa se ambara intwaro zose ari generali ukuyoboye ibikubwiye ese ubwo ababikubwiye kugira ngo akurwanire cyangwa akwambitse intwaro kugira ngo urwane abantu rero benshi muri iki gihe barashaka ko Imana ibarwanira ntabwo bashaka kurwana kandi Bibiri iravuga ngo urwane intambara nziza Kristo ni imbaraga zawe niko umuririmbyi yaririmbye bishatse kuvuga ngo dukwiriye kurwana ari nacyo gituma Bibiri ivuga ngo unesha azaragwa byose azanesha ibyo atarwanya na byose none se azarwana nabyo nta ntwaro z'Imana afite ntibishoboka urakoze cyane izo ntwaro zitubwira 14 Bibiliya iravuze ngo muhagarare mushikame mukenyere ukuri mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza buretse gatoya muhagarare mushikamye mukenyeye iki ukuri mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza antibare muri make ni antibare yego bishatse kuvuga ngo kugira ngo ube uhagaze imbere ya Satani atakurasa mu gituza ugomba kwambara antibare yitwa gukiranuka niba nta gukiranuka ugira ubwo nta antibare ufite niyo mpamvu Satani yarashe buri gihe akurasa mu mutima kuko umutima wawe ntabwo ukingiwe n'icyuma cyo gukiranuka ntabwo ukenyeye ukuri niyo mpamvu ukenyera bigwa kuko gukenyera ukuri ubwo ukuri niyo sentire mu gisirikari cya Yesu sentire y'umusirikari wa Yesu ni ugukenyera ukuri niba rero nta kurugira menya ngo uri umusirikare ukenyeye ipantaro abikenyeje umushumi kuko sentire ntayo ugira rwose urakoze 15 mukwete inkweto arizo gutumwa yego sorry mukwete inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza urumva botine z'uwo musirikare tubonye yuko sentire ye ni ukuri wabyumvise tugiye tubona antibare ye ni ugukiranuka none tubonye botine za gisirikare ngo ni ubutumwa bwiza bw'amahoro bumwiteguza ahantu hose ugeze ugenda uvuga amahoro
nugera no mu banzi bawe ubwira ati amahoro y'Imana abe muri mwe. Hallelujah. Buriya njyewe hari utuntu twinshi tunyigisha inosa buriya nubwo abantu bavuga ngo kureba filime ngo nzizana abadayimoni, njye hari filime nyandeba zikanyigisha nkakuramo icyigisho kizima rwose. nigeze ndeba filime irimo ibintu by'ubupfumu, noneho muri ubwo bupfumu bwari burimo harimo umuntu w'umwirabura, we iyo yahuraga n'abapfumu bafite imbaraga mbi, we yarabasuhuzaga akavuga ngo amahoro y'Imana nabane nawe. Yavuga iryo jambo ngo amahoro y'Imana nabane nawe, imbaraga zose ziri mu mupfumu zikazima. Na Bibiliya iratubwiye ngo mukwete inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro. Amen. Ahantu hose ugeze genda uvuga ngo amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe. Nuvuga ngo amahoro abe muri mwe, imbaraga mbi zibarimo zizagira gute? Zizazima. Niko ibintu biteye mu mwuka, niko bimeze. Niba rero bagusuhuza ukabyimba ikiganza, amahoro y'Imana ntago ari muri ntabwo ugendana n'amahoro y'Imana. Urakoze cyane, komeza udusomere. 16. Yes. 16. kandi ikigeretse kuri ibyo byose, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Urakoze cyane, ngo dutware kwizera nk'iki? Ingabo. Muri make ingabo ni cya kindi umusirikari yikinga bari kumurasa, kugira ngo nibarasa bigwe ku ngabo bye kumugwaho. Ingabo abantu benshi barayizi ingabo. Yego. Ya none iyo ngabo y'umukristo cyangwa se y'umusirikari wa Yesu ngo yitwa ngo iki? Yitwa kwizera. Niba utagira ingabo yo kwizera, ingaruka zizakubaho, uzaraswa imyambi ya wa mubi yaka umuriro, kandi iyo myambi izakugeraho kuko nta ngabo yo kwizera ugira. Ingabo yo kwizera rero iyo tuyivuze, abantu benshi bo muri iyi minsi barayitiranya. Ubwo bazi ngo kwizera ngo ni ukwizera ngo ubwo Imana yambwiye ubukwe ngo ubwo bizaba, ngo icyo nicyo bita kwizera. Kwizera kuzima kugira impande ebyiri inosa. Kwizera kuzima kuravuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza ntabwo turapfukamira iki? Ibigirwamana. Naho kwizera kw'abantu b'iki gihe kuravuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza, nitadukiza iraba itariyo. Nuvuga ngo nitadukiza turakora iki? Ab'iki gihe rero bafite kwizera gupfuye, kuko kwizera k'umukristo kumuhagarika mu bihe byiza ari kumwe n'Imana, no mu bihe bibi akabihagararamo ari kumwe n'iki? N'Imana. Kuguhagarika muri zone zose, zone mbi cyangwa zone nziza y'ubuzima, uko kwizera kujya kugira gute? Gutuma uhahagarara. Kwizera kuzima rero iyo niyo ngabo umuntu agendana, yo kuvuga ngo nubwo turiho muri ubu buzima ariko hariho n'ubundi bugingo buhoraho. Uko niko kwizera kuzima. Naho kwizera gupfuye kugarukira ku bigaragara, Imana nimpa inzu, Imana ninkorera ubukwe, nimbona akazi keza, ubwo ngubwo ibyo birahagije. Nyamara hanyuma yabyo hari ubundi bugingo buhoraho. Uko niko kwizera kuzuye, niko batubwiye ngo mutware kwizera nk'ingabo. Niba uko kwizera nta kugira, wowe uracyari mu cyanya cya Satani. Ewe ufite kwizera aho dukurikiranye. Twakomeje, Imana itugirire neza. Ariko cyakoze. Dusomere dusoze. Cyakoze. Rwose ewana. Shami none siku aya magambo akakomeye. Arakomeye. Ariko aranasobanutse. Ariko pe birasobanutse cyane. Ku muntu ushaka ijambo ry'Imana utanangiye umutima. Kuko Bibiliya iravuga ngo hariho n'abanangiye imitima. Ku muntu utanangiye umutima, ushaka icyo gukora cy'ukuri. Sinzi niba wenda wari wahura n'umuntu akaza kukubwira ati muvandi ngira inama kuri iki kintu, kandi inama ari kukugisha ku kintu yamaze gufata umwanzuro w'icyo ari bukore. Ukaba wahura n'umwana w'umukobwa akakubwira ati rwose muvandimwe wangira inama, sheri wanjye yambwiye ngo twishyingire. Ubwo urangira inama ki? Kandi nubwo ari kukugisha inama afite umwanzuro w'ikintu ari bugire gute? Ari bukore. Abantu rero benshi muri iyi minsi bumva ijambo ry'Imana bakanatubwira ngo bakozi b'Imana ngo none se dukore iki? Tukababwira icyo mukora, ariko icyo tubabwira si icyo mukora, kuko mufite umwanzuro w'icyo mushaka gukora. Nubwo bakubwira ngo reka ubusambanyi, wowe mu mutima harimo umwanzuro uvuga ati nzasambana paka agati gaturitse. None se tukugira inama gute kandi udashaka kumva inama? Wewe wifitiye umwanzuro. Umuntu ugisha inama agomba kuba ari wa wundi witeguye ko inama baramugira aragira gute? Arayikurikiza. Rero natwe inama tukugiriye, ambara intwaro zose z'Imana, uzatsinda imbaraga z'abadayimoni kandi bizakunda. Dusoreze kugira ngo dusoze. Yewe
Jeremy we ariko rero kabisa Imana iguha umugisha ku bw'amagambo meza sinkubeshye. Yego. Abantu benshi bari guhisha ukuri kandi bagufite mwana. Mm. Bari guhisha ukuri kandi baguhishe mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha mwinshi cyane kandi Ndawakiriye. Imana iguhishe mu izina rya Yesu. Amena. Ewa bose barumvisha. 18 Yego. musengeshe umwuka iteka Mhm. mu buryo bwose bwo gusenga Mhm. no kwinginga Yego.